Ladies and gentlemen, kuri wowe wifuza gukora filime ahangaha ntibikiri inzozi kuko Motherland Films tubasha kugutegurira inkuru ya filime tukayiyobora tukayikorera casting tugakora byose gufata amashusho ndetse no kuyeditinga ubundi tukaguha filime irangiye. Nitwe ba professionnel ba mbere mu Rwanda. Duhamagare kuri izi nimero maze tugufashe kuko uherereye hose ukoranye natwe ntabwo tujye tumutenguha. Ikindi kandi Motherland Films tugufasha muri promotion ku buryo filime yawe igera kure hashoboka kandi ikaba filime nziza irebwa na benshi. Motherland Films, igisubizo kubifuza gukora filime. Aya mahirwe ntagucike. Twageze ku rwego yanyambitse fiançailles duteganye kurushinga bidatinze. Numvaga ari byo byishimo bya mbere ku isi, ariko ntabwo nagize menya ko hari byinshi yampishaga. Kugeza ku munsi namufasha arimo kunca inyuma ndabibona n'amaso yanjye, byarambabaje ku buryo nananiwe no kumubabarira. Ni gutyo twatandukanye. Nyuma bidatinze nibwo naje kumenya ko ntwite inda ye. Narwanye n'umutima nshaka kubikubwira ariko nabuze ahantu mbihera kuko narizi ko n'ubundi nimbikubwira ubita unsika nk'ukuru n'ubu ngubu bigenze. Gusa nyine umbabarire, ntabwo ariko nari narabipanze. Mbabwiye ko isi ibyo ngibyo ngiye nta kibazo, ahubwo ngiye ikintu kimvanye muri ya rugo cya mbere gishobora gutuma ntazanagarukamo hariya. Nta magambo umuntu arisa aranyuriye from zero guhera tukiri abana, anyuriye ibintu byinshi cyane bimwe mu byo ntibukaga, angiza imbwa ku mugaragaro. Rero ngewe ntabwo ngiye nshobora kugaruka muri ya rugo pe, kandi ikintu sinzi ko umuntu arisa azabanira amahaka neza pe. Ubwo nta soni ufite kuzamura amaguru imbere yawe. Akuru bamuzi banga hari n'igiye guta barasuzuma de batazaguha icumbi. Ma, undi se muzanywe n'icyaha. Hari twatuje kukubwira bikeya ko cyakoza amana. Ingenzi. Abakozi ni baba bakozi n'amagi. Aho uretse ko umuntu yangaje umukozi. Naho abakozi warubizi bafunyitse uruhu rw'intama. Ubwo rero nabaze ko umwari cyangwa afite umushaka kumwica. Koko Yarangaje umushaka Ese reka mbabazi. Sikogira ngo ntago bibyo ndi. Reka mbabazi. Nababajije ngo muzanywe n'iki. Njye navuga ngo ukuntu umuntu ashaka umukozi yari atazi rw'intama. Ntabwo rw'intama. Ni uruvu. Uruvu. Hari hintoye rwose. Inzoka. Twaje asa ubururu. Tugeze aho hepfo. Tubona wayo mukara. Umururu. Umutima urirabura. Icyatsi. Narimo sinitse sinkunda abantu bagira amagambo none bakunda kuncabirana. Ariko ngo naroka. Cyiza yavuze ngo narokata. Gorozi mu murongo ngo Gorozi tonto. Birasa. ndavuze ko ndobo. Nego mananje. Kozi wawe abitubwiye ngo umurozi. Ngo niwe uzabivuge. Ngo nyine niyo twagiye batubwiye ngo tugende. Atubamutse. Wowe witwa nyine nyine. Ariko nagaruka barakugira umunwa nawe. Dini twa Matibori. N'utwa ngo witwa Bahena. Ushaka ngo nyine muri wese muri amapfanta batangiye ura n'umuntu mama w'inshuti yacu
atavuga kumuzirinde kumuzirinde se kuramurasa ngo nubaye bigenda ngo mana ngura mu mabajaje munimbo nyine ngo uke kuza ngo murababaje we uziko ngo yaroze ngo birasa ari we tonto nyine ngo nyine ngo bakabyara nababaje agiye kurira kandi twe twavuze ko umuntu watugiriye neza tuzamurinda 100%. kandi ngiye ntekereje ukuntu wigeze kuza cyagiye kera utwite ndikiri ntoya ukuntu wakundaga birasa nako ngo waramurakariye nkavuga ati ubu nibyo we uzi umuntu uvuga nibagirwa na Karine ngo Karine kuko Maki areba Mona Lisa mubona ejo hazaza ntago ndi Imana ngewe ntago ndeba ejo hazaza h'umuntu ko Mona Lisa iyo muri ibyo mbona nk'ubwoba sinzi ko Maka bizamuhira none se basi ngiye nkora icyo mama yananiwe nirukanishe Mona Lisa ndabizi Maka aranyumva njye nawe dufatanyije Mona Lisa twamwirukanisha aho kugira ngo wowe ugende sibyo ntago ngusabye ko wirukanisha Mona Lisa nta nubwo ngusabye kutandukanya Maka na Mona Lisa bareke ibihe nibyo bitandukanya abantu ibihe nibyo bisobanura ibintu byose nta nubwo mbifurije gutandukana nuko ngiye Maka nishimye ibyo yagiye ankorera nuko yagiye amfasha nyine mpamufiteho impungenge nk'umuntu nkunda nk'umuntu wamfashije reka njye kureba mushiki wanjye dore ko hashize n'igihe kinini kandi ndanamukumbuye hako wirwana n'inzi murambabare tugiye kujyana mu rugo none uragiye reka ngende mbitekereze kandi ngiye nzagaruka simbizi nako ngo arankubita ngo mabuja ngo arankubita ngambwira nabi ngo mwima n'ibiryo ibiryo byose baduhaye ngo ntajya arya arakoze ndashima cyane kandi kero kuri ndikoze n'iki cyoza ndamaraga kugira ngo ndamugirire impuhwe kanongere mbese nta soni we akoze barakabya ati bo karame ngo kundurira kumana yinyo ngenda kwikundira mabuja nango nshaka kuzababara ngaho vuga neza utarira rero sinzi niba wamuhamagara ukamubaza ariko ibyo ugiye kuvuga byo ugomba kubivungagana agahinda kenshi yabyo yavuze Yesu wizwe ngo nta nubwo ujya wo uranuka ngo ndagira ngo mbabaze kandi mutsubirire cyane byose muvuze nibyo ye ni mbeshya cikamagura abiri ngo nitumaze Anje ndavuze ngo ngwino hano yumviriza gata Yesu bune yari kurogi niko babaye icara imicome muceceke ngabanya amagambo abivukira ndagira ngo umbwire neza ngo ntabwo njya nkaraba urakaraba ndakaraba none ujya kuvuga ngo sinkaraba ushingiye kuki njyewe weho nyine hari undi swete
ikindi kandi ngo ntabwo ujya urya ese umukobwa utarya basa nkawe ra ndarya none wajyaga kubwira aba bantu ngo ntabwo urya ngo sinkaraba ego ko mana yanjye ngo naroze n'umugabo ngo kugira tubane ejo mu gitondo uje wewe uzi uburyo nawe n'umugabo wanjye imyaka tumaranye urayizi wenda njyewe amuteye inda ategeje imyaka nababwiye ngo mugabane amagambo abanyamagambo mabura njyewe bavuze ko navuze ko ari njye babwiye ibyo ngibyo byose bibabaze kuko nibo babimbwiye njyewe nababwiye ngo mabura nta karaba ngo ntago ndya ngo ngararuga avuze ta nabibabwiriye hehe ibyo bintu yabivuze ibiki ibyo bintu mbwiye ko yakubwiye ntabyo yakubwiye ibyo mumaze kuvuga wowe n'abantu mabura barambeshyera none se kamubaze urambaza umbaza iki ko muri kumbeshyera ntago nigeze mvugana namwe barimo barabeshya mabura njyewe igihe maze hano igihe tumaranye hari umuntu wari arandi magambo wari wumva uretse abakobwa baje kuduteranya turi kuvuga bangaye ko niba ari umuntu ugiye mu mukobwa badashonje ese mama kuba umubyeyi mwiza byibuze umunsi umwe byarakunaniye ndabizi neza ko ari wowe wabwiye Hirwa ko ntwite wungutse ikizi Hirwa aranyanze turashwanye aragiye urishimye ngahigure fanta uyu ushyiremo n'umuziki w'ubugeni ushyiremo n'indirimbo z'Imana uhimbaze ukoze akazi keza ariko anazamfashe sinzaba umubyeyi nkawe uzi ko ingwe kuri rumwana arandika kushobora kare uwo uri umufite iki cyo kuvuga uragifite nakigira ngiye nakoze iki wowe urajya kumvugira ibintu ntivugiye kubera ihema utanguresha kuza nko kubitiyo ndagahita niturumburamo ko waragiye kumarika akaguru rira biguburega kuva ko ufite ibyo wamenye mbere waranyubahaga kuba usigaye uzi ko umugabo abenje bituma utangira kumbwira gutyo wowe ni ukugera ujya gusambana akomandi mukuru umwana wanjye namurena namwitaho ntabwo ngiye kukubwira ngo gura pampa y'umwana okay kosa niba nararikoze nkamanika akaguru nk'ukuntu bivuze basi ndeko nyiworera nyine ndwanira ubuzima bwanjye winyishije ubuzima uzo ndagukubita kese ndagukubita nushaka unankubita noneho kugeza ubu nushaka unankubita ushaka ko bamfunga ibyo wankoreye bireze kunkubita nushaka kirari cyakiri hano nkubita akiro kubita mubita n'icyagiye se mubita rwose hagiye so wagiye atarambira nabi hagiye so wamureba kimwe kirari uri kuba cyagiye ese muko ugira gusambana ugira gutekereza kwica ibyaha bibiri cyarimwe ndavuga ko ngiye kwica uwakubura wowe ugenda yagira ngo marayika ugenda ariko uyu marayika y'umwishe akoze cyane jya umuntu nishe cyakuramo inda uzibashikuremo nzakuraburiza byose ndafite ku murongo baguterera ivi uceceke cyakora akagukira abakobwa buri gihe idini ryigendera ubundi iyo bikubwira n'ubundi wari umbwire gutyo maze ubona wovuga neza kwa kangahe ndamaze ako uzambwira umunsi byibuze uzaba uri muri modu nziza bari nzongera kukuvugisha kuko ni ukuri Imana mama uri mama wanjye ariko birakabije ariko reka mbaza ngo urumva amakosa ufite kuba utwite urumva ufite uruvugiye muri nonzo uri mukuru niba uri mukoze ko tutamaze kukumva ko wasanga ngo gushaka ahantu ha wewe wakishyura udukangaye wayishyura umwaka mwayishyura imyaka 5 naryo ngo bakwitandira nitwa Matibori Paul niki kikuriye yari imbaraga sata agasura nabo kararyana cyane biba kwabira sako nabi ntasezera abasura mu bakiriho aya chimira inyuma we aho sha aha ngahize bivugiye oya yaranzita niye bahene yose mu anyubukase umukozi wa ntabwo mbese ta yabakoze ndabivuze uko mbona yambaye nk'abakozi mbona yambaye nka Sara ninde Anje ariko ari seriye Ahinda ni mama wa umwari
mama Marisa ni muto gutya mama ni umuntu amuzi se ntabwo muzi ariko nimva ko ari umeze nk'umukecuru washaje ufite imyaka nk'ijana koko uvuze ngo umwana arashaje njye ndavuze ngo umwe ashobora kuba ashaje aho nawe urateranya se ntabwo mushobora guceceka twacecetse umubyeyi kuko tukuntu umubyeyi ntabwo ari nyirinzu umva we mubwire matiboro karame njye ntabwo nkunda agasuzuguro yuko urumva nawe bahe njyewe nakubashye nanjye ndubashye da nubwo ndi umukozi hano ariko ntabwo umuntu usuzugura koko ukaba umukozi ukadutegeka rero tuza tugaceceka rwose tumaze ngo n'icyuma twahuye n'abarenze nawe bari seriye kukurenza seriye akowe ari seriye cyane ntabwo turi naseka ntabwo yaseka nzabacishamo iki se rimwe mubibone ariko kubitara bihari nawe turakubaha ibyo mushaka oya shaka wenda ari manager w'abakozi abamo turakubaha rwose umva mbabwire nkuko nabibabwiye ngiye nanga urusaku nanga agasuzuguro nk'ibintu byose mwari muri kuvuga muteranya uriya mwana w'umukobwa nabyumvaga wanga urusaku ndavuga sinsubiramo aha ni wawe se kubyo wanga urusaku ibyo byakavuzwe na birasa nuko turi insina ngufi se buri wese uciye hasoroma urukomo uko yishakiye wenda dushobora kuba dukennye itegeko rero nawe uri gukabya bitubwire nkuganiriza bagenzi be wibivuga nk'ubwira abantu urusha amagarade rwose asore ntabwo byari ngombwa kuneranya na boyfriend wanjye basi uhe boyfriend alo telefone sinumvira hejuru kirani igiki yesu ariko tuvugisha ukuri uriya muhungu yarakuroze kudufaranga se kukabuno kukaboko cyakora abakobwa bakwereka mu buto bwanjye ukuntu nari imeze ubuto bwanjye nawe umukobwa biha agaciro hirwa rwose Imana yakoze nibyo washakaga noneho ibyo washakaga ubigezeho ntabwo ari ibi gusa nzakwereka ko turi dukina njyewe ndakina kera ndatsinda nshaka gukina ariko hari igihe umukino uzagushirana ese muko umuntu ufite inda yarwaye gutyo yibamba ngo busa cyangwa amariniyeri musinda inda iri ku maguru ko ibiri mu nda nyine abana birirwa bitutira ibizi birimo ibidimu n'ibiti byose kumbi ese nibyo watwariye ntabwo murantera n'icyaka se tujya kumara umunsi n'umwe uza umpagarara hejuru kandi uza n'imbere ugenda yego nanjye narakosheje ndatwita ako nabyinyutuye bingana n'ibyo nakoze nakurenza ubuse mwituye iki hejuru yo kuryamana n'umuhungu umuhungu wagukoreye buri kimwe akarwara akaremba bakubwira ko yenda gupfa ukaba kutajya kumufasha ndi umugome ahubwo wowe ndi gukora mu buto mu mesi uzacamuka ariko mayame muki none so ushyigikiye ngo namemukire nkomeze gumane nawe nkaho nk'umubyeyi basi uretse uburakari bwa rimwe basi reka uburakari tuvugane nk'umubyeyi n'umwana yarampemukiye wowe ubwawe dusubiye mu buto ugakundana n'umuhungu ukamusanga arimo kuguca inyuma uwo muhungu wakomeza ukagumana nawe ngo afite amafaranga se mu mafaranga ntabwo tuyashaka buri munsi nshaka tuganira ari umuhungu waguciye inyuma n'umuntu wafashe umuntu akamwica nta bantu uzi bagiye bicira abantu bagiye basabira abandi imbabazi ku buryo umuntu wabwira ngo ararwaye nase kamaze mubaze ubundi kese tuvuye ko yaguciye inyuma biranababaje cyane ubwo ibyiza byose yakoze 99 ikintu kiba cyasibye ibyiza yakoze ku buryo umuntu yarwara akaremba uhari wagenda ukareba icyo gushakira ukanamurwaza apre ukazamubwira n'ubundi ibiri bikura ko wambabaje wowe ntabwo umutima wanjye witeguye kumubabarira rero nanjye rero nshinguka imbere waruciye se
simwavuze se ko mushaka icumbi dushaka da rero uritanga ndakubashye rwose sinongera no kukuvugiramo mubyeyi impamvu twabikoze erega karagakoze nawe na usa ntabwo abonye ukuntu kameze we mubara gute karasuzugura ndi kuvuga karatukoze oya wigatukana ko niba mushaka icumbi rero ni ukwitonda yego sibyo reka twabuze aho tuba wenda uri n'umukobwa twanararana bahina nawe ndababwira baguha icyumba cyawe koko nkararukwaje yewe nanjye mbaye muri umugabo rero mbaye muri umugore nta kibazo nawe musore ntabwo uraba umugabo icyo uzaba cyo muragendana de icyo uzaba cyo ngeze sindaba umugore ejo ndanye nzaba ndi munyanya w'umwari ntawakwemera da pe murakoze babyeyi ntabwo tubaye tubashimiye kuko icumbi ryanyu muduhaye ariko sinzi icyo muduciye babyeyi nanjye none se ko numvishe nyine ngo muvuye kwa Karine mu rugo rwo kwa Karine ni mami wacu kwa mami wacu nyine byagenze gute nuko rero Karine abagize icyo adusiga mu rugo aragenda kumva ngo agiye kwivuza mu Buhinde abasize anyanditseho imitungo yose ayanditse kuri njyewe Matibori aravuga ngo noneho mwabana mwimukira abakozi mubaye abana banjye numva tumwita mami nubwo tubangayitse cyo kandi dufite mami dufite uwatubyaye mu nda yiwe anatwonsa ibi birababaje umwana w'umwari ari kurira umwana yarabyaye ntabwo bizi ntacyo ni mu murekera nyine kari kurira ntuzi nafite abakozi ntabwo garasa ari mbe na garasa mbaye uriya mukozi wote nuko rero akagira urugabo rw'urugome rufite igerarinda n'uruda runini rwitwa ari Gakire uramuyobewe ntimwari nyine nta mpamvu kwigaragaza nk'aho muzi ujya nkundana biretse gato uwo Gakire se niwe mugabo wa Karine uramuzi se kugira gutya nk'umuzi noneho uwo mu Gakire azana umugore witwa Toni ubwo urumva azana ihabara hashize iminsi ejo muri tugiye tutashe twaratorongeye baratwirukanye twasanga dayimone ebyiri inde yakwirukanye wabirukanye Gakire n'umugore we nyine gisa nimvuye hano urya musimva hano nagenda naratorongeye nkura n'uyu mushiki wanjye urumva durira mu rugo dusanga haje abandi bantu babiri biyongera kuri Gakire na Toni Ese bite kuri kuraba yagenze bite ngaho cece kumbwira byagenze bite kuri kuraba Hirwa yagiye kuki yagiye neza yagiye burundu yavuye hano mu rugo ese yajyanywe n'iki si mama se byose wabiteye ati se kandi yabiteye ati mbwira mama yamubwiye ko nwita ese uratwite koko Kesi uratwite ubwo n'ijya utari ubizi rero ngaho mbwira bimeze bite mbere ya Hirwa hari umuntu twakundanye witwa Christine twakundanye mu ibanga byose twari twabigize ibanga twavuze ko tuzabibwira famille nyuma naramukundaga cyane kandi nawe nabonaga ameze nk'umuntu nkunda yanyambitse n'impeta ntabwo nigeze mbabwira neza ni gute ukora ibintu nk'ibyo nanjye ntundagura
urumva yari yarambujije arambwira ngo tuzabibwira imiryango yacu ntange umusaza wese rimwe komeza umbwire ikintu kibi yaje kunkora naje kumufata yanciye inyuma nyuma yo kunyambika impeta nyuma y'ukuntu namukundaga nyuma y'ukuntu nta kintu na kimwe numvaga ntakora ndi kumwe nawe bwa nyuma na nyuma naje kumufata neza ndamubona n'amaso yanjye anciye inyuma hari n'amandi madayimoni abiri ubwo ni amajini Latifa n'undi witwa Domina we noneho shitani baho ni umuyobozi wazo arayobora rwose yego arakandagira aracira ukahita ufurutwa n'inka ukanye n'inkuruvu noneho dusanga ngo bamaze gutwara Gakire na Latifa Domina arabura ngo yarabuze arabacira ikibazo rero muri kwihuta ibintu byanyu ntabwo ndi kubyumva neza baramufunze bafunze Gakire na Latifa hasigara Gakire na Latifa niwe bafunze yego Domina ubwo yabaga mu rugo rwo kwa Gakire ari rwo kwa Karine yego Karine ari wende mama wa hano mama w'umugabo wa hano arayibaza nese karame ubwo nyine niwe twarageze batuvuga ngo arasoza ntabwo twakumva ukuntu ubwo yacitse abaki Domina sinjye wari utagiye muri gereza nubwo ntazi ibyiwe ubundi buramwangira iki ntazi n'ibyiwe byane we barabitubwiye ariko barabitubwiye Domina we Domina ngo burya ngo abikabiriza Domina we arebaho kandi ngo burya ngo aruga n'isazi ngo niyo yamugwaho gace tugezeyo noneho mbere ko bamufunga Yesu we kubwira tubwiye we tavza umugende yarankubise adukubise se yagiye kudukubita Domina rwose bazamufate nawe mubongerera umubyeyi twashaka nyine udufashe udusabire tuhabe nako ndetse ibyo byose byabaye ryari kumaze iminsi ukundana na Hirwa ibyo byabaye ryari byabaye mbere ko nkora na Hirwa none se ubwiyo ndagiye kuyigutera bigenze bite kandi uri kumwe na Hirwa umva nyine tumaze gutandukana haciyeho iminsi mikeya nangira kumva ibimenyetso nipimye nsanga twatandukanye amaze kuntera inda natinye kubibwira Hirwa mwese ntinya kubibabwira kugeza uyu munsi Sandra aje hano niwe wabibwiye mama kandi nawe mama murabizi ntabwo ashobora gutuza atarabizengurutse ahantu hose yahise abibwira Hirwa ubwo nyine bivuga ngo Hirwa yakurakariye ntabwo ari ukundakarira gusa ahubwo yananyanze yagerageje kunshukashuka ariko nabibonye ko yanyanze umuntu wafashe n'ibintu bye byose akagenda ahubwo wafashe uyu mwanzuro ngiye umwanzuro nafashe ushobora cyo kuza kugira inama gukoresha sibyo ariko ukaba ari wifatira ibyemezo by'ukuri gutwara ubuzima bwawe maka nabize umusaza wanjye bakunda twara abana igihe kinini nako si igihe kinini rimwe ari igihe cyose cy'ubuzima bwacu akaho bigeze ndashaka kugusaba wambabariye ko mbizi baguhaye amafaranga menshi muri misiyo ugiye kujyamo basi ukambura ukamerezaho makinyi ndashaka kwibana ntabwo ngishaka kuba hano urumva aricyo kintu cyonyine cyamufasha nta kintu nshaka no kwibana nese kubona kesi ngiye kugenda umuntu ndetse azasigara hano na mama abonye none se kesi kubizi ko mama nawe ari ingutsi urumva wagenda ugasiga umuntu ari hano nawe na mama bonyine gusa kandi uzi ko nanjye ntahari na Hirwa noneho haragiye kandi twari twumvikanye ko ashobora gusigara yita kuri bimwe byo mu rugo mu gihe ntahari none nawe nugenda biragenda bite oya wirira oya bishavura Imana
nakoze wanyuze mu buzima bubabaje Imana irakoze Imana irakoze byose uri kumyuramo byose bizarangira natitaderehereza